azasenga neza agakomeza kujirisha nawe aziyahura, kuko tugeze mu bihe abantu bafite ibibazo ariko batabona igisubizo. Bivuga ngo abantu nibategera Imana bihe byo kwiyahura ntago biteze gushira. Mama Charlene ni umuvugabutumwa, yego nawe ni umujene, ni umumama w'umujene, ariko by'umwihariko n'inshuti cyane y'urubyiruko, abwiriza yabisanisha nabo, abibutsa karama baby, karama boga, ari bya bindi byose. Ariko kuko ukunda kubivuga nyine urubyiruko ntago biba byoroshye, ubuzima hano hanze ntago biba byoroshye. Hari n'umugabo w'ikinyarwanda uvuga ngo ukiza ubusore arabubagira. Ariko noneho kuko ukunda kubivuga hari ibibazo abantu bahura nabyo, tubisanisha n'iyobokamana, tubisanisha n'inzira y'agakiza. Waba wumvise uriya mukobwa wiyahuye, umukobwa w'imyaka 25 uri etage, akagera muri etage ya kane agasimbuka, agaragaza ko umuryango abamo ngo bamwanga, harimo urwaho yakuze bamwanga, akora abona mu rwango, akaba adashoboye kubyihanganira. Hanyuma n'umusore yakunze nawe akaba atarigeze abiha agaciro. Ndashaka ko ugira ikintu bitubwiraho. Murakoze cyane. Ndifashisha ijambo riri mu gitabo cya kabiri cya Timoteyo. Ni ijambo Pawulo yandikiraga Timoteyo mu bice byaho 3 umurongo waho wa mbere. Igitabo cya kabiri cya Timoteyo ibice 3 umurongo waho wa mbere, ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Wenda nahashaka kuza guhera ndi bukomeze mu bice 3 n'ubundi ku murongo waho wa 10, ariko reka mbanze mpere ahangaha. Iri jambo Pawulo yandikiye Timoteyo amubwira ngo umenye ko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. Ibihe birushya Pawulo yabwiraga Timoteyo, njya mbona ko ari byo bihe dusohoyemo. Ntago ikibazo kiri mu rubyiruko gusa, ntago ikibazo kiri mu bakuru gusa, ubu ibihe birushya bimaze kwataka buri cyiciro cyose. Ariko nubwo hariho ibi bihe birushya, hari umuti kandi hari n'igisubizo. Turebye hano muri Timoteyo wa kabiri ibice 3 ku murongo wa 10, hari icyo hatubwira ngo ariko wehoho wakurikije neza inyigisho zanjye n'ingeso zanjye n'imigambi yanjye no kwizera no kwiyumanganya n'urukundo no kwihangana no kurenganywa kenshi no kubabazwa kenshi n'ibyambereyeho muri Antiyokiya. Reka wenda ngarukiriza ahangaha. Timoteyo Pawulo amubwira ko hazaza ibihe birushya, yaramubwiye ati woweho nukurikiza kwihangana kwanjye, ugakurikiza kubabazwa kwanjye, ngo nibyo nagiye ngirirwa, ngo n'imibabaro myinshi. Yashakaga kumubwira ko niyitandukanya n'ibibi, akitandukanya n'igomwa, akitandukanya n'inkozi z'ibibi, iyo minsi mibi, ibyo bihiruhe birushya ntacyo bizamutwara. Nshaka rero gutangirira kuri iri jambo. Ni ukuri tugeze mu bihe biruhije. Tugeze mu bihe biruhije, tugeze mu bihe ababyeyi bihakana abana babo. Ibaze aho umubyeyi yihakana umwana yabyaye. Tugeze mu bihe umugore yica umugabo we akamwica. Unyumvira uwo mutima umwana azakurana uko uzaba umeze. Tugeze mu bihe abantu bafite ubugome bw'indengakamere, ariko igisubizo nta handi kiri usibye ko abantu bakizwa bakakira umwami Yesu akabafasha muri iyi minsi n'ibi bihe tugezemo. Nta wundi muti, kuko ibihe turimo imbaraga z'abana b'abantu zirananiwe. Nimba umwana abona bari kwica nyina, uwo mwana azakurana umutima umeze gute? Usibye Imana yamuhindura
nawe azakura ari umwicanyi. Nimba umwana atinyuka kubwira nyina wamubyaye ngo ntuzongere kumbyara, ibaze nk'uwo mubabaro wonyine umubyeyi akurana. Bivuga ngo turi mu bihe birushya, nta nubwo tuzabihindura. Ntabwo ibi bihe tuzabihindura kuko byavuzwe n'Imana. Ibi bihe nta kintu tuzabihinduramo kuko byavuzwe n'abahanuzi bari buzuye umwuka wera. Hazabaho ibihe birushya nk'ibyo turimo turabona. Ntabwo ibi bihe rero biteze kuba byiza, bizakomeza kuba bibi. Ikintu nabwira abantu ni ukwegera Imana kugira ngo bakomeze ibafashe, kubera ko ibihe by'umubabaro dufite abantu benshi bahuye n'imibabaro. Abantu bari kwiyahura n'uwo mwamenye, hari n'abo mutajya mumenya. Nge maze iminsi ngenda mbumva hirya no hino bivuga ngo n'umuntu utazasenga neza agakomeza kujirisha nawe aziyahura, kuko tugeze mu bihe abantu bafite ibibazo ariko batabona igisubizo. Bivuga ngo abantu nibategera Imana, ibihe byo kwiyahura ntabwo biteze gushira, kuko ibyago n'amakuba bibateza kwiyahura birimo kugenda byiyongera, kuko ibi ni ibihe byavuzwe, nta kintu kizahindukaho na gitoya. Ariko se noneho wenda ku bijyanye turetse wenda kuri bo ubwabo, ibijyanye n'uburyo nk'uko bavuga guti mu miryango abantu bararuhanya uburyo ababyeyi niba wenda nubwo tutazi neza ibyo, ariko avuga ko umuryango yakuriyemo uri mu rwango. Nahoze ndeba kuri status za WhatsApp, yari yashyizeho ibintu bigaragaza yuko arambiwe cyangwa se ananiwe kubera umubabaro aterwa nuko umuryango we batamwitaho, bamubabaza. Intsinzi y'ibyo ngibyo byo ni iyihe? Kubasha guhangana n'ibintu nk'ibyo ngibyo n'ikigeragezo nk'icyo ngicyo, kuba mu muryango utakwitaho, utakumva, uri umwana 25 n'imyaka myinshi bitewe n'icyo ushingiyeho, ariko none ni mikeya. Ni igihe umwana bakirerwa bagikitabwaho n'ababyeyi cyangwa se n'umuryango. Okay, ngewe rero nkunda gusobanura ibintu kuko nanjye nanyuze mu buzima butanyoroheye. Ngewe nanyuze mu buzima mfite imyaka 15. Mfite imyaka 15 nibwo natangiye kuba responsable w'ubuzima bwanjye. Nta muvandimwe wanjye wari uzi yomba kandi ndabafite. Nta mubyeyi wanjye wari uzi yomba kandi ndabafite. Nge nabayeho mu buzima bwa gipfubye kandi mfite data na mama. Ntago kuvuka mu muryango mubi yaba intandaro yo kwigirira nabi, kuko umuntu ku giti cye ashobora kwiyubaka bigakunda. Kandi burya ibintu ababyeyi badashobora kuguha Imana yabiguha, ndetse n'ibintu abavandimwe bataguha Imana yabiguha. Kuba narikodesherezaga inzu mfite iyo myaka 15, nkakodesha hariya kwa Mutwe Inyamirambo, nkabaho ndi responsable w'ubuzima bwanjye. Icyambere sinigeze mba umusambanyi ngo nicuruze, ntago nigeze mba icyomanzi cyangwa ngo mba ikirara. Narabyakiriye numva ko ari uko bimeze. Icyo kora naje kugirirwa ubuntu mpita mpura na Yesu amagakiza. Hanyuma rero nubwo nahise nkizwa, n'ubundi nahise ninjira mu rugamba rwo kubaho mu rugo rubi, nkubitwa ijoro n'amanywa, nkorerwa ibintu bibi byishenda ntavuga muri aka kanya by'imibabaro. Iyo mibabaro nari ndimo mu rugo, nta murumuna wanjye wampumurizaga. Iyo mibabaro nari ndimo, nta mwene data wambaga hafi. Iyo mibabaro nari ndimo, mbese nta muntu wanurundi hafi. Bivuga ngo ntago ikibazo ari ibibazo abantu barimo gusa, ahubwo abantu bari no mu bibazo bakikorera ibibazo, kandi umuntu wakabikorereye ibibazo ahari. Nge ndifuza ko abantu bakegera Imana bagasenga, ibyo batazashobora guterura Imana izabibaterurira. Noneho wenda haba harimo wenda ubwo ngubwo kugira inama n'inkurwo rubyiruko. Hanyuma ku babyeyi noneho bo kuba ntabwo ho twashakira umuti mu muryango, kugabanya na bya bigeragezo ku buryo bitagera kuri babana cyangwa se ku bandi bo mu muryango. Birababaje kandi biteye gahinda muri iyi minsi tugezemo, aho umubyeyi afata umwana akamugirira nabi kandi ari we wamutwise amezi 9. Kandi burya kuvuka k'umwana nta ruhara aba yarabigizemo. Kuba umuntu yafata nabi umwana wari we wamubyaye, ni ukuri njye hari n'igihe nicara nkavuga ni nk'uyu mubyeyi umunsi yageze imbere y'Imana azayisobanurira iki. Kuko burya abantu bazi ko bizarangirira inaha, ariko ntabwo ibintu bizarangirira inaha.
hari ubundi buzima, hari ikindi gihe tuzageramo tujye mu rubanza. Ngewe numva ababyeyi bakwiye kwita ku bana babyaye, kuko birababaje kuba umubyeyi yabyara umwana agaterera iyo, ugasanga umubyeyi aretse umwana abaye inzererezi ntamwitayeho. Hari abakangisha ngo bahuye n'ibibazo, ariko ntago ari ikibazo cy'ibibazo, kuko ntago wagira ibibazo ngo ujye no kubitura umwana wawe. Inama rero nagira ababyeyi ni ukwegera abana babo, kuko umwana, icyambere umwana aba afite imbere hateye ubwoba. Hari igihe umugirira nabi akazabaho mu bundi buryo nta ruhare ubigizemo, akazatera imbere ukazifuza kumukenera kandi atakigukeneye, kuko ubundi gupfa k'umwana ahanini mbona babikura ku babyeyi. Ushobora kutagira ibiryo ugaburira umwana ariko ukamugaburira urukundo. Ushobora kutagira ahantu mutuza heza ariko ukamutuza mu gituza cyawe nk'umubyeyi ukamwihanganisha. Kuko nk'ubu aba bana nabareze ngenyine ari 5, nkajya mbura ibyo mbagaburira, nkababwira nti nimuze dusenge Imana izatugaburira abana banjye, ariko nkabereka umutima yuko ibyo mbimye ntago mbifite, nariye ntago nariye ngo mbacure. Ariko nibura hari igihe umwana buri ibyo kurya akabura n'ibyo kwambara, ariko akabura n'umutima w'umubyeyi. Ndifuza ko ababyeyi bagomba gukomera kugira ngo bagirire abana babo umumaro. Kandi burya umwana n'umugisha, umwana abaho n'ukuri, ashobora kurerwa na rubanda, ashobora kurerwa ari imbobo. Dufite abana bagiye batarerwa n'iwabo kandi bateye imbere. Kuba rero wazitirirwa umwana atashaka no kukureba no kukwitaho waramubyaye, byonyine biba bibabaje, biteye agahinda. Kandi ikindi, kurera umwana wabyaye ni ifiyeri rya kibyeyi. Ngewe iyo banyita mama Sharirene ndi mu bana banjye 5, ni ibintu nishimira, mba numva mberewe no kuba mama Sharirene. Kuko umugabo akimara kunta, abantu bashatse kwigabanya abana banjye. Abantu barambwira bati, bamwe bati ndatwara uyu, undi ati nzatwara 2, barabigabanya. Mureke mbabwire, naricaye kuko nasengaga, mbwira Imana nti nimba hari ikintu cyababaza umutima wanjye nkazarinda mpfa, nukubukubiri n'abana banjye. Ndababwira nti nta muntu uri butwara umwana wanjye n'umwe, nzaba rero numvaga nisonza tuzasonzanye, nibana hanze tuzahabane, ariko umwana wanjye nazanyitegereza no mu yindi myaka, naba ndiho naba narapfuye, azamenye ngo mama wambyaye yangiriye umumaro. Kandi kurera abana banjye nabyaye nkaba narabareze nkagumana nabo, simbate ngo nshaka abandi bagabo mbabaza abana banjye, n'ukuri kose numva ari ifiyeri. Kuko n'umwana wanjye azajya ajya hose azajya avuga ko afite umubyeyi mwiza. Ndumva ababyeyi bakikubita agashyi kuko barakabije, abagabo bari guta abagore n'abagore bagata abana, ugasanga abana babaye ifubyi kandi bafite se na nyina. Kandi mbibutse ko nyuma y'ubu buzima hari urubanza kandi rukomeye.